bubi wobona nta butabazi iringira Imana. Haleluya. Uyu muntu wiringiye Imana, Imana imukura aho abavandimwe batamukura, Imana imukura aho inshuti zitamukura, Imana imukura aho se na nyina batamukura, Imana imukura aho imiryango. Haleluya. Abantu bamuteye umugongo, Yesu aramanuka akavuga ngo mwana wanjye kuko nakumenye izina nakugiraho umugisha, Eradistasefo n'iki ndagikoze. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ubane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, n'umwe mu bahanuzi batari pfukamira Bayali, reka bari ko mbivuga, ntabwo ari yandurisha ibyo kurya by'ibwami, ndagiraho namwe muramubona. Uwiteka Imana muhe umugisha. Uraho neza? Ndashima Imana, ndakomeye. Yesu ashimwe, ahimbazwe. Reka wibwire abakunzi bacu. Yego. Amen. Amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Iradukunda Yvette. Hanyuma mfite abana. Yego. Ndi umukozi w'Imana. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Amen. Yego. Yego, urakoze cyane mukozi w'Imana kutwibwira ibyo ngibyo, ndibaza birahagije, nta kindi, nta commentaire. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ubanze usenge Imana. Reka dusenge. Mana yacu, Imana nziza, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kubw'urukundo rwawe, tugushimiye ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo waturinda umuriro n'ubugingo, nuhabwe icyubahiro. Turasenze ngo imbaraga z'Imana ziganze, kandi abantu bagiye gukurikirana ubutumwa bwiza, imbaraga z'Imana zibabeho. Urakoze Yesu, kubikoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego, urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Reka rero noneho ngusabe kugira ngo ujye mbere utubwire icyo Imana yagutumye kutuzanira uyu munsi. Hanyuma reka mbanze suhuze abantu badukurikiye, abari hanze, abari mu Rwanda, abadiaspora, ndabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abe muri bo. Amen. Kandi turabakunda. Hanyuma tugiye kuganira ku magambo y'Imana ari muri Zaburi 25. Hanyuma utari watangira, nari nibagiwe gatoya, abantu bakunda kumpamagara bakambwira ngo duhereze nimero za wa mukozi w'Imana mwakoranye, duhereze. Banze utambutse nimero ya telefone kuko abantu bose siko ikiganiro bacyumva ngo bakirangize. Nomero zanjye ni 078 67 378. Yego. 078 Karibu rero. Nizo nomero zanjye. Yesu abahereza umugisha. Kandi ndabizi neza ko hari icyo Imana yiteguye gukora hagati muri twebwe n'abadukurikiye. Hanyuma reka dusome amagambo y'Imana ari muri Zaburi 125 umurongo waho wa mbere. Bibiliya iravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni ku Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Reka twongere dusubiremo amagambo y'Imana ari muri Zaburi 125. Bibiliya iravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni ku Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Imana yo mu ijuru igire gute ibahereza umugisha. Amen. Haleluya. Hanyuma tugiye gusobanura ko aya magambo y'Imana, Imana yo mu ijuru igire gute itugirire neza. Bibiliya iravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni ku Uwiteka agose abantu ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Hanyuma uyu muntu wiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni. Uyu muntu wiringiye Imana ameze nk'umusozi. Ikindi cya kabiri, uyu muntu wiringiye Imana ntabwo ajya akorwa n'isoni, naho abantu babona ko isoni
zimukoze, naho abantu babona ko birangiye, naho abantu babona ko nta butabazi, kuko yiringiye Imana akayitumbira, ntabwo ijya igira gute, ntabwo ijya imukoza isoni. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Amen. Hanyuma umusore wiringiye Imana ameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Umubyeyi wiringiye Imana ameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Umugabo wiringiye Imana ameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Hanyuma kora mugenzi we mu kiganza umubwire ngo umeze nk'umusozi. Amen. Haleluya. Nkundira umunkoreye mu kiganza umubwire ngo umeze nk'umusozi. Nubwo intambara zihari ariko umeze nk'umusozi. Nubwo abarozi bahari umeze nk'imisozi, nubwo ibibazo bihari umeze nk'umusozi. Haleluya. Biravuze ngo abiringiye Uwiteka. Nkuzana ijambo rivuga ngo wiringire Imana. Amen. Mu kibazo ufite wiringire Imana, mu ntambara ufite wiringire Imana, mu bukene ufite wiringire Imana, mu kazi ufite wiringire Imana, ku mashuri yawe ufite wiringire Imana. Haleluya. Kuko uyu muntu wiringiye Imana, naho inkuba zakubita, naho abarozi baroga, naho amagambo yaba menshi, naho amashyari yahaguruka, wiringiye Imana nta kintu ushobora kugira gute, nta kintu ushobora kuba. Haleluya. Aya magambo y'Imana maze igihe nyatekerezaho. Bibiliya iravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Mbwira mugenzi we ngiringira Imana. Ibindi byose wakwiringira ni impfabusa, ibindi byose wahangaho amaso ntacyo bivuze. Haleluya. Muzana ijambo bivuga ngo wa mugabo wiringira Imana, mukobwa wiringira Imana, musore wiringira Imana. Nubwo waba uri mu buzima budafite ishusho, budafite ireme, ubona nta nzira, ubona nta butabazi, upfa kuba ugize gute, upfa kuba wiringiye Imana. Haleluya. Niyo waba urwaye bimeze bite, abantu babona ko urupfu rwaje, hoya iringira Imana. Haleluya. Nasomye ijambo rivuga ngo Imana ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Haleluya. Hanyuma iringira Imana. Mu bushomeri ufite iringira Imana, ubona byanze iringira Imana, kuko haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka. Ikindi cya kabiri, ugihumekura umukandida w'ibyiza. Hatopa era efo ni wayi distance fo herara power edrome. Ugihumeka nubwo ubona ibyirimo bidafite ishusho, ariko biravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Mu yandi magambo iringira Imana. Haleluya. Mu bintu byose wishingitse iringira Imana. Haleluya. Niba wiringiye diplome nta kivuze, iringira Imana. Niba wiringiye amashuri nta kinavuze, iringira Imana. Haleluya. Kuko mwibuke abagabo batatu, Saduraka na Meshake na Abedenego. Imana ishimwe. Amina. Umwami yabateye mu muriro azi ko bari bupfe. Haleluya. Ariko bari bafite kwizera muri bo, bari baramaramaje. Amen. Ikindi cya kabiri, bari babitse nzakugira neza y'Imana, bari babitse nzagutabara, bari babitse nzabana nawe, bari babitse ngo niuca no mu mazi. Haleluya. Nuca no mu mazi ntabwo amazi azagutembana, nuca no mu muriro ntabwo muzashya. Imana ishimwe. Mu yandi magambo bagize kwizera kuri hejuru, bagira guhamya Imana. Amen. Hanyuma Bibiliya yarambwiye ngo umwami akimara kubajugunya mu itanura ry'umuriro, Imana ishimwe, yarazi ko ibizabo birangiye. Nge ndatekereza nk'umuntu hari hanavuzwe n'ibintu byinshi, abantu baravuga ati abagabo bagiye gupfa, ibyabo birarangiye. Najya nkubwire ngo hanyuma y'ikibazo hari igitsindishirizo cy'Imana. Hanyuma y'ikibazo, Imana ishimwe, hari igisubizo cy'Imana. Haleluya. Kuko ikibazo n'igisubizo ni ibintu biturana. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma ngo umwami agira amatsiko menshi, aravuga ngo reka njye kureba kabano bagabo batahi. Ngakimara kugenda ararunguruka, aravuga ngo ko twatema abantu batatu nkabandi kubona mu wakane, ngari ku wakane asa n'umwana w'Imana. Haleluya. Muzanije ngo mu kibazo ufite wiringira Imana, haracyari ibyiringiro. Mu ntambara ufite wiringira Imana, mu burwayi ufite wiringira Imana, mu bushomeri ufite wiringira Imana. Imana ishimwe. Umugabo yagutaye wiringira Imana, akazubona ntako wiringira Imana, ubona nta butabazi wiringira Imana. Biravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, era distance for power, ngo utabashika kunyeganyezwa. Ngo nk'uko imisozi gose Yerusalemu niko Uwiteka gose abantu. Hanyuma nkuzana ijambo ngo wakire kugotwa n'Imana. Amina. Mubye akira kugotwa n'Imana, musore akira kugotwa n'Imana, munyamasengesho akira kugotwa n'Imana. Imana ishimwe. Mukobwa akira kugotwa n'Imana, kuko biravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Haleluya. Muzana ijambo rivuze ngo
ngo hakira guhagarara wemye, hakira gushikama. Imana ishimwe, haleluya. hanyuma umeze nk'umusozi, Imana ishimwe. Nubwo ufite ibigeragezo ariko umeze nk'umusozi. Bibiliya iravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Imana ishimwe. Nagira nkubwiye ngo nta kintu kizakunyeganyeza. Yego. Niba uzi ko wiringiye Imana koko nta kintu kizakunyeganyeza. Naho amakuba yaba menshi, naho intambara zaba nyinshi, haleluya, nta kintu kizagira gute, nta kintu kizakunyeganyeza. Amen. Naho uburwayi bwaba bwinshi, naho abaroga baroga, abashigisha bagashikisha, nagira nkubwire ngo iyakuremye niyo kwizerwa. Imana ishimwe. Kandi ikindi igutije ubuzima, igutije umwuka, iracyagufiteho ubushobozi bwose. Imana ishimwe, haleluya. Biravuze ngo abiringiye Uwiteka, nkuzana ijambo ngo wiringire Imana, ibindi byose wishingikirijeho ni ubusa. Haleluya. Kuko biravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi uri mu kazi, biringira Imana. Haleluya. Ntabwo ari abantu biringiye diporome, ntabwo ari abantu biringiye amashuri, ntabwo ari abantu biringiye imiryango ikomeye, ntabwo ari abantu biringiye ubutunzi, ntabwo ari abantu biringiye amafaranga, era distance for power, ntabwo ari abantu biringiye mbese kaminuza bafite, ntabwo ari abantu biringiye ababyeyi, ntabwo ari abantu biringiye abagabo bashatse. Ahubwo Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo abiringiye Uwiteka. Witonde, ni umuntu wiringiye Uwiteka. Amen. Ntabwo ari umuntu wiringiye imiti yacishije mu bapfumu. Hoya irigirangira, igita agaciro, igira manda. Ariko umuntu wiringiye Yesu, haleluya, ntabwo ajya akorwa n'isoni. Naho abantu babona ko birangiye, naho abantu babona ko apfuye, naho abantu babona ko byanze. Haleluya, haleluya. Nasomye ijambo ravuga ngo iyabiremye iri hejuru ibirusha amaboko. Imana ishimwe. Hera distance fo la power edrome kaya sirebone sansoma. Haleluya. Najya ngo mbwira umuntu urwaye uburwayi bukomeye, haleluya, urwaye kanseri, iringira Imana, ko Imana numara kuyiringira ifite ubushobozi bwo gukiza. Ni wiringira Imana ifite ubushobozi bwo gukuraho kwa muganguri. Ni wiringira Imana ifite ubushobozi bwo gukura ku isetu uryamyeho. Ni wiringira Imana ifite ubushobozi bwo gukura mu kagare wicayemo. Ni wiringira Imana ifite ubushobozi bwo kwishyura amadeni urimo. Haleluya. Biravuze ngo abiringiye Uwiteka ntabwo ari abantu biringiye ubutunzi, ntabwo ari abantu biringiye amashuri, ntabwo ari abantu biringiye imiryango ikomeye, ntabwo ari abantu biringiye ibyo babitse, ahubwo biravuze ngo abiringiye Uwiteka. Haleluya. Amina. Abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Imana ishimwe. Ngo utabashika kunyeganyezwa, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu. Ngo uhereye, amen, nkuzana ijambo rivuga ngo hakira kugotwa n'Imana mu buzima bwa buri munsi, hakira kugotwa n'Imana mu bigeragezo urimo, hakira kugotwa n'Imana mu ntambara ufite, hakira kugotwa n'Imana mu burwayi ufite, hakira kugotwa n'Imana uri kwiseta kwa muganga. Heradistase fo hakira kugotwa n'Imana. Imana ishimwe, haleluya. Biravuze ngo abiringiye Uwiteka rapaya sidistase fo bameze nk'umusozi wa Siyoni. Mukobwa akira kugotwa n'Imana, muhanuzi akira kugotwa n'Imana. Imana ishimwe. Musore akira kugotwa n'Imana. Biravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Topa era efo ni wayi distase fo raya sire bone saso. Twagiye tubana abantu biringira ibintu bikagenda, bikacaho bigagenda, kandi manda yabyo ikarangirira aho ngaho. Kwiringira muyomba akagusiga kigendera. Twagiye tubana abantu biringiye imiryango ikomeye, imiryango ikabasiga ikabavaho. Twagiye tubana abantu biringiye abagabo bafite, igihe cyagera yari joteme, igihe yabaga ati joteme ntayo, ati wakindu, ati maze kubona ko tudakwira, maze kubona ko tudakwiranye. Mani turinde iyo mizimu mu izina rya Yesu. Twagiye tubona abantu biringiye diporome bafite. Imana ishimwe. Diporome zabo zigata agaciro. Twagiye tubona abantu biringiye mbese amafaranga akagira amanda agashiraho. Imana ishimwe. Twagiye tubona abantu biringiye akazi bicayemo cyangwa se muri biro bicayemo. Ariko umuntu wiringiye Yesu ntabwo ajya mwara. Umuntu wiringiye Yesu amubera igihome.
ubugome. Umuntu wiringiye Yesu amubera ubwugamo. Umuntu wiringiye Yesu amubera inkingi. Umuntu wiringiye Yesu amugeza kure aho se na nyina batageze. Imana ifite ubushobozi bwo kuhamugeza. Haleluya. Abavandimwe batakandagiye Imana irahamugeza. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabashika kunyeganyezwa. Imana ishimwe n'umusozi wa Yerusalemu ni ku Uwiteka gusa abantu ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Umuntu wiringiye Imana ntabwo ahungabanywa n'imiyaga. Amen. Umuntu wiringiye Imana ntabwo ahungabanywa n'amagambo. Umuntu wiringiye Imana ntabwo ahungabanywa n'ubushomeri. Umuntu wiringiye Imana ntahungabanywa n'abarozi, ntahungabanywa n'ibitega, ntahungabanywa n'amahembe. Haleluya. Kuko yabiremye igize gute? Ibirusha imbaraga, ibirusha ubushobozi. Imana ishimwe, ibirusha amaboko, ibirusha ububasha. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Nkuzana ijambo rivuga ngo wowe uri mu buzima. Tuvuga cyane ngo amen. Tuvuga cyane ngo amen. Bivuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Haleluya. Najya nkubwira ngo uri umusozi mu ntambara, uri muri umusozi. Imana ishimwe. Witerwa ubwoba n'ibigeragezo uhagazemo, witerwa ubwoba n'intambara uhagazemo. Uri umusozi. Imana ishimwe. Ongera wigire icyizere, ongera wiyumvemo andi mahirwe, ongera wiyumvemo ubundi bushobozi. Imana ishimwe. Biravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni rapaya si distance utabashika kunyeganyeza. Najya nkubwira ngo umaze igihe ubona byaranze, ariko Yesu agariye ubundi buzima. Umaze igihe ubona nta nzira, Yesu yongeye guca inzira. Umaze igihe ubona nta butabazi, Yesu amana ubundi butabazi. Ntabwo njya nkunda guhanura ibitangaza, ariko iyo byabaye ngombwa Data wa twese ari we wavuganye nanjye ndabivuga. Imana ishimwe. Ariko ndi kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo haleluya, hari umubyeyi umaze igihe ufite uburwayi bwo mu nda bukomeye kandi ari mu gihugu cyo hanze. Amen. Imana irambwiye ngo imugezeho. Haleluya. Data wa twese arambwiye ngo mbabwire ababyeyi Imana yongeye kububakira. Biravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu ni ku Uwiteka gusa abantu uhereye none ukageza iteka ryose. Niyo nkubwira ngo iringira Imana mu ntambara ufite, nawe udafite ibitotsi, udafite amahoro, iringira Imana. Haleluya. Namaze kumenya ko Imana irangiza rwa burundu ahantu yageze ibintu byose bigira gute? Biremera. Kandi yitanze amahoro ntawe ubasha gutera amahane. Haleluya. Kuko yanakinze ntawe abasha gukingura, niyo ikinguye ntawe ubasha gukinga. Haleluya. Imana ishimwe. Nkuzana ijambo rivuga ngo iringira Imana. Hanyuma Yesu aduhereza umugisha. Amen. Imana ishimwe cyane. Abantu badukurikiye Imana ibahereza umugisha kandi turabakunda ukuntu mudukurikirana. Imana yo mu ijuru bagirire neza. Yesu abiteho. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. We mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe mubwire buhoro, mubwire buhoro ibikuriza. We kugira ubwoba kandi abaremerewe nibiruhanya. Babwire ko Imana ubahumurize utumukiza amara agahinda. Ubahumurize utumukiza amara agahinda. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye, wizera ijambo rye kandi wirira. Arakunda afasha abashavuye, wizera ijambo rye kandi wirira. Haleluya. Karibuni sengesho. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Amen. Uyu muririmbyi aravuze ngo bwira Yesu ni inshuti yawe, Yego. ibikubabaza n'ibigutera. Haleluya. Amina. Ngo ndetse arakunda arafasha abashavuye. Imana ishimwe. Amen. Mbese bwira Yesu ibikubabaza, Yego. bwira Yesu ibikubangamiye, bwira Yesu ibitumye udasinzira, bwira Yesu ibitumye utaryama, Yego. bwira Yesu ibitumye utayikorera uko bikwiriye. Kuko umuntu yavuze ngo bwira Yesu byose, ntabwo avuze ngo bwira inshuti. Inshuti y'Imana yavuze ngo ushobora kubwira inshuti igakemura ibibazo, ariko nibwo yakemura, ntabwo yakemura byose. Yego. Amen. Amen. Ngo bwira Yesu inshuti yawe, ngo mubwire buhoro ibikubabaza, ngo ndetse arakunda arafasha abashavuye. Haleluya. Haleluya. Hanyuma yo gushavura Yego. hari umunezero Imana ikuzaniye. Haleluya. Hanyuma y'umubabaro Yego. distance for a power, Imbaraga hari ibitangaza by'Imana Yesu akuzaniye. Hanyuma y'ibibazo uhagazemo, hanyuma y'ibigeragezo uhagazemo, hanyuma y'uburwayi uhagazemo, Yesu akuzaniye igisubizo. Yego. Amen. Amen. Umuntu ngo bwira Yesu ni inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Imana ibaha umugisha. Amen. Mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye neza yawe. Habwa icyubahiro. Nyemera Yesu udushyigikire, kandi umuntu wese uri bwumve iki kiganiro urwaye akire mu izina rya Yesu. Ubuze ibitotsi bimuhe mu izina rya Yesu. Udafite inzira umucira inzira, ko kuri data wa twese. Urakoze Mana kubikoze, tubisabye twizeye izina rya data wa twese n'ijyana ry'umwuka wera. Amen. Urakoze cyane, urakoze cyane. Reka tugushimire ku butumwa bwiza uduhaye. Amen. Navuga ngo Imana isubize aho mukuye, kandi mugume mu mavuta. Kristo ari bugufiya kuza guhemba no guhana. We wari udukurikiye, ndakwinginze kugira ngo nimba utarakora subscribe ukore subscribe, share ndetse na comment. Mukozi w'Imana, harya nta handi hantu twakubonera bitari ra nimero gusa ya telefone waduhaye? Cano Yitubwiye. Yibwira abakunzi b'Imana irahari, banyarukireyo bakande subscribe. Yitwa Niyo Yabivuze TV. Niyo Yabivuze TV niyo ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda yiyobokamana, yivuga butumwa yari imaze igihe idakora neza, ariko bigomba gukora mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha. Amen. Shalom. Ndabakunda. I love you. Yego.